ngaha narivuye kwigisha hamwe abantu hamwe ariko mpageze mpavuye ni gutuma n'abangaha naduhaye ijwi ryiza ko abakozi Imana batakaje ijwi ryinshi ahantu henshi ubwo bwano maze icyumweru cyose nigisha ntihabarika n'inshuro zitabarika rero mugerageze mumve ijwi kugira ngo ntaza kugira ikibazo gikomeye cyo kugira ngo nze no gusara kandi arimo nshaka rero nari impamvu yo gutuma n'abangaha ariko kubera imbaraga perezida yashyizemo naramuhakaniye muca intege ngira gute ariko Imana yafite umugambi ko bwangaha kuri kino cyo kwibanza kumwemerera ko byari bitunguranye byabaye nyuma muri kalendari nyinshi ngira ariko Imana kubangaha garuka ushime Luka 17 hari umugabo uvuze ngo ntazi ngo wowe mikoro rizangara koresha kanwa nanjye twatagiye kubutumwa nta mikoro zihaba nari ko bigize kutajya nzanga nta cyuma kihaba kera zaje bizi gitangiye twabwizaga akanwa ku kanwa rero ntugire ikibazo n'ibidakunda ndarambika si mikoro bwize muri bake cyane kubabwiriza niyo mwamurenza ngaha turavuga tuzi kuvuga Luka igice cya 17 murongo wa 11 kugera ku murongo wa 18 Luka igice cya 17 murongo wa 11 kugera kuri 18 ntabwo nsubira mu ntego ko yasomye umuyobozi wa gahunda hari impamvu zo kwirambura amaboko ariko mureke mvuge ahangaha umwanya utari muremure kubera izo mpamvu izo mbogamizi nagize ndashaka kuvugira ahangaha biraza gutuma nihutisha kwa nanjye ituma itasubira i Kigali muri igizo mbogamizi Yesu ibyangombwa by'umugozi cyangwa nabyo biroroshye ko ubone na ariko ntabwo mo smart umuntu ari smart ujye gushaka amabuye tuvuge ubutumwa neza sibyo mwumvishe indirimbo neza n'ubutumwa kumva neza turi kumwe neza rero mushaka amabuye mushyiremo byumvikane neza turi kumwe n'ubwo n'umushyitsi ariko iyo ndi ijambo ry'Imana bari muri autorité sibyo rero ushake mikoro nziza uyereke ushake nziza mushyiremo amabuye mumpereze mikoro ivuga neza sibyo ya ntabwo twaje twavuga Kigali tuje kuvuga ubusa twaje kuvuga Imana rero ntabwo twavuga Imana biri cheap turavuga Imana mu nyungu z'iro mushake mikoro nziza ntabwo dufite ngo kuyagura mu kirimo twumve kandi neza haleluya nuko bari mu nzira bajya Yerusalemu anyura hagati y'Isamariya n'i Galilaya aho hagati yaciye ari muri zone imeze nk'ikibaya itari n'ikintu na kimwe hanyuma akigera mu kirorero aho yegereye ahandi hantu yasanze asanga akigera mu kirorero cyangwa muri centre asanganirwa n'Ababembe 10 bahagarara kure impamvu bahagaze kure n'iki nuko bari Ababembe kandi ububembe bwabagamo impamvu ebyiri icyambere washobora kurwara ibibembe kuko ari indwara bakakuvana mu bantu bakakujyana mu kato akakandi ka covid twabonye kugira ngo utanduza abandi bantu icya kabiri ari indwara y'ibembe yasanwaga n'umuvumo ariko ari umuvumo wabayeho hanyuma niyo mpamvu bari barigijwe hirya reka twese kugira ngo ibihe bya covid byatwetse ko bishoboka ni abantu bari baregejwe hirya kubera indwara yabo indwara yaranduraga ariko iyo ndwara kenshi abantu bakayirebera mu muvumo hanyuma amahirwe bari bafite yo guhura na Yesu kuko Yesu afite public imukurikiye na cloud nta yandi mahirwe yarahari amahirwe yarahari yarayo gusakuza yarayo kuvuza induru yarayo gutaka yarayo guhuruza hanyuma barataka cyane bati mutware Yesu tubabarire ndashima Imana ijya yumva amajwi avugiyeho abandi batari ndashima Imana yumva amajwi ijwi ryawe ugeze kwitakira aho abandi batari kunyumva n'umwe Yesu aratuma mu izina rya Yesu impamvu tuvuga ngo Yesu arakora nuko Yesu yumva n'amajwi abandi batakuva mu izina rya Yesu ayakure barataka cyane hanyuma atatse cyane Yesu arabumva umurongo wa 14 ndaza kugira ngo cyangwa tuganire habibonye arabwira ati nimugende mwiyereke umutambyi yarameze nk'umuganga niwe wemezaga yuko wakiza niwe kweza kwa buri muntu yemejwe yuko yakiza hanyuma barakira bakigenda barakira umwe muri bo abonye akiza agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga aravuga ngo
nigeze kwitakira, ijwi nigeze kwihamagaza, ijwi nigeze kwibwira nasakuje, cyari nabwiye mboye n'icyo jwi ngaruye. Neza yikubita imbere ya Yesu mu 13, yikubita imbere y'ibirenge bye aramushimira, kandi uwo yari umusamariya. Mu yandi magambo, uwo muntu ubundi nta akisera afite yo kuza gushima Yesu. Mu myitwarire n'imihango y'idini n'uburyo bashima ntabwo yari abyishijwe, kuko yari umusamariya. Mu yandi magambo, yari nta kintu yari guhera, ntabwo yari uko bitangira n'uko bikora, ariko agarura ijwi rishima. Ijwi rishima ntabwo ari irya doctrine, ijwi rishima ntabwo ari iry'idini, ijwi rishima ntabwo ari iry'idini, ni ijwi ridasanzwe rigarukisha Imana mu izina rya Yesu. Umve neza. Amen. Yesu aramubaza ati, ngiki kibazo, ntimwakize muri 10? Numvisha amajwi 10 anakira. Nari niteguye kongera kumva andi majwi 10 agaruka aciye. Ndumva ibyo nari expectingaga kubona sibyo mbonye. Nari ngiye kumva ijwi rije rimbwira ijwi rya amajwi 10 asakuza, ariko ndumva amajwi 10 ndimo ndumva ijwi rimwe aricyo rigarutse. Hanyuma mu kibazo aravuza ngo babandi 9 barihe. Uyu mugoroba turi kucyo tuvuga ngo babandi 9 barihe. Ntabwo ibyo jambo kuvuga gusa, babandi 9 barihe. Hari abantu Imana iri kubaza ngo babandi 9 barihe. Umve neza, abandi bagarutse guhimbaza Imana keretse umunyamahanga, icyo bita Gentile. No kuvuga ngo ntabwo umunyamahanga, no kuvuga ngo umunyamahanga yagenderwaga n'umupagani n'utazi imihango y'uko ikora. Hanyuma aramubwira ngo keretse umunyamahanga, kandi amubwira ati byuka wigendere, kwizera kwawe urabukijije. Munyemerere umwanya wanjye utari munini, ubona bisi turi butarame, nabonye gahunda ngenayirebye turacyagaha. Munyemerere dushaka 9 aho bari, hanyuma nitumara gushaka 9 aho bari tunasenga dutahe. Mwari bagavuga gutya, impamvu 9 zibuze mu rugaruka imbere y'Imana. Turimo turashaka abandi 9, urasanga uruwa 8, urasanga uruwa 7, urasanga uruwa 3, ariko uyu mugoroba no kubwira ngo Yesu maze kumenya ko nari 9 garutse n'umwe wibuka ijwi ryaguhibaje, hanyuma ikagarukira. Urashaka tubashake, urashaka tubashake yose n'Imana. Impamvu 9 zituma cyangwa abantu 9 bashora bagaragaza batagaruka gushima Imana. Ntabwo nshaka kuvugaho, umwanya utari munini, hanyuma mu bintu byose bikurikireho ugaruka kuvuga ngo Mwami Yesu, nanjye 9 navuye. Hari abahanga mu kwandika bamenye agaciro ko gutunga telefone zabo, nubwo atabazanye ikayi yandikamo, arabaza nabo bandika, ariko abo 9 ndashaka ngo tubaganire muri ubwo ngo garukushime. Mujye mutinya Imana muri ijambo rivuga ngo garukushime. Hari igihe ngo nabahoza ngaha, nabandi baje, nanjye ndahangaha naje modoka negenda ngo ariko hajya muri abo 9 Imana ajiganiza ku 9. Rero munyemerere mu mwanya wanjye abantu 9 nze gufata umwanya tubaganireho, hanyuma tubasubizeho. Uwa mbere ni umuntu wishima akibagirwa gushima. Abisura muri neza, wishima akibagirwa kugira gute gushima. Muri bariye Ababembe hari uwavuze ati ndakiza arishima, ariko yibagirwa kugira gute gushima. Mwari muzi yuko ibyishimo by'Imana ikoze iyo utitonze bihinduka impamvu yo kutagaruka gushima. Uzi ko ushobora gushima ngo yo mfite inzu nziza sinari kugira i Kigali, ariko Imana ikarinda mwishimwe ikarinda. Uzi ko ushobora kurangiza kaminuza arashima Imana yuko narabarangije, natwe twese twagiye turangiza mu byiciro bitandukanye, ariko uzi ko ushobora kuzanga ukabona warangije ukishima, ukabona amateka arahindutse ukabinezererwa, ariko Imana ikarinda igaruka gushima. Muri bariya hari umuntu yakiza rero bikize, arasimbuka aranezerwa, amwishima, yibagirwa kugira gute gushima. Ntabwo ibyishimo byose bizana gushima Imana, ntabwo umunezero wose uzana gushima Imana. Muzabona n'abantu babaye hangaha ahubwo ibyishimo bitabyitondeye bitari gushima Imana bikujyana mu byaha. Ajambo risigaye mu guserekura
rugusebura guswa n'umwaserebuye yanezerewe yewe zinabantu bati nicyo nawe none nakimwa kuko nonana nageze ku rugo yewe ibyishimo by'akazi bishobora kurangira akazi wagezeho kaguhindukiye wimukira Imana. Umuntu akenshi wishima akagera gushima akenshi ibyo byishimo bimujyana hari suko mubona barangije n'abandi Imana igeza ku rwego rukomeye ari Imana ahubwo nuko hari igihe na kimwe wishima ukibagirwa gushima. Uzi ko kujya muri kaminuza wabona ugeze muri UR ukabona ikanagiyemo Universite y'u Rwanda kera rimwe none ubumenyi zimaze kugenda zigira amasection menshi haryo mbona ngo niga muri kaminuza y'u Rwanda. Iryo jambo ryitwa kaminuza y'u Rwanda ukagishiramo ukagera muri kaminuza y'Imana ikayidishije ikaribara ushobora kwinezerwa kwica muri kaminuza ushobora kwica ku kazi keza ushobora kwinezerwa ko wabyaye ugatera umwana uti mbega umuhungu mwiza mbega umukobwa mwiza iri si ryashimwe ry'akanwa n'abapagana tuvuga ngo Imana ishimwe ni ryashimwe ry'ibuka ineza y'Imana ni ryashimwe rikuru n'ubutandukanye ngo Imana ishimwe n'ubupagana yabivuga n'undi wese ariko iyo tuvuga gushima Imana ni ukongera kwibuka ineza yayo nawe wayihamagariye nawe wayibwiriye ukajya mu mwana ngarutse kugushima nubwo ibyishimo ari byinshi ariko byinshi muze gushima Imana. Nguwa mbere wishimye ibaye gushima. Wa kabiri ndabigisha ko n'umwigisha mwiza kandi murabitana byose murabitana kandi ngiye copyright ntakitwaye nushaka kuri postinga nushaka kwishe ntakirwaye bizina rya Yesu ariko icyenda bari he. Wa kabiri ababaza rero uri bari abantu mwibuka ko ari amazimitsi bari umusozi nagerageje kujya muri za Bibiliya no gushakisha bagerageje ko abantu bari hagati y'imyaka 10 na 20 bari inyuma z'urugo rwabo. Sinavuga ko ari abagabo ngo kora abagore ariko bari barakuwe mu ngo zabo. Fumba rero hari uw'Imana yakijije ariko asanga amashita asanze arenze Imana koze. Uri babona Imana ikora ibibazo bikurikiye ishimwe ryawe ikaburizwamo n'ibindi bibazo byinshi bikoze ubu. Ntabwo asanga umugore baramutwaye hari abageze asanga inzu yarasenyutse imyaka maze atabayeho nubwo nyirije ibibazo natanze Satani aba inyuma y'ishimwe ryacu kugira ngo ahite afata ibindi bibazo byinshi bitumutse akubwira ngo yes wageze muri kaminuza none se pocket money uzayikura akagwira ku byo kaminuza wayibutayo hari ukuri ndagira ngo uyu mugoroba ntugire ikibazo turajya twihana mu izina rya Yesu mumure turajya twihana hari ukuri Satani afata umugisha Imana itanga ko gukora ishimwe akavuga ati ahubwo noneho karabaye yarutse ko muri Imana yampaye imodoka ariko ni ibibazo bizakira sinzira abazamu byahani n'ibibazo mujye mwirinda yuko ibibazo bikuzungurutse n'ibizamo ishimwe ry'Imana. Umurimo amaze akazi yajya mu kazi agasanga akazi n'imiriro bose n'ikibazo ibibazo birakomeye akabati none mu kanyamara niyo ureka babwira hari abantu hariya bavuga ati nta mpamvu yo kujya kwishima kuko ibibazo bisigaye biraturenze iyo titonze hari umwuka w'umwijima usa n'ibibazo bikagera ariko nibwira ngo umuremyi mwogo ngo mushimushi n'ibikomeye bizanishika iyo akoze cya kindi izakora n'ibindi mu izina rya Yesu. Buri gihe icyo Imana ikoze kizaherekezwa n'ibindi bintu byinshi bishaka kukiburiza amaguru ngo urubatse ugeze mu rugo kutabyaye ahora kwibutsa uwitabyaye ariko yo mu rugo ntabyaye ariko urakoze ubukwe. Satani nakwerekera mu kigo cyabaye cy'umwibutsi cy'Imana yakoze mu rwego niba ikintu gikoze ikintu gikora mu izina rya Yesu. Ntukemere gushima byawe riburizwamo n'ibikuzo kuri urwego rwose uzagiramo hagomba kubikuza umuze bikurwanya kugira ngo Imana iremere ishimwe mu izina rya Yesu. Nta hantu uzagira ngo irekere ko buri munsi uzagira kugira ngo iremere ishimwe mu izina rya Yesu. Umwana atashye ageze mu rugo asanga amabati yavuye ku nzira asanga fagitire z'amazi zabaye akaga asanga ibibazo byabaye ariko ndakiza ariko bonye akazi ariko uyu mushahara mpembwa ni ukuri bisa nk'ukorera ubusa. Iryo Satani atwiriza n'ukuri. Iyi kaminuza nagezemo amasomo arahangaha uretse kuzataha nta kintu na kimwe ariko yakuzanye yagukuye hepfo yakuhaye kandi kazanda cyangafite yakwije muri wa mwanya yakubakiye urugo yagufashe cya kindi yatumye utangira yatumye bya bindi niyo kwizera no kwikoza nyamutara izabikora
masaje bikiri muri kwari bya kwari kuko abana banje babeza amayibo bareka banze kubazana bareka uriya musamariya ntagira akazi ntazi nasubiye mwaje gushima garuka wa gatatu muri abanyeshuri muri fata neza yabamba we wa gatatu rero we nucibwe ege n'abandi batabaye aho yasegeye muzabana bajya gushima Imana uti niko ufite ishimwe remereye utirashima Imana yuko Imana yangiriye neza ikageza kuri urwego ahubwo atari ko ariko ayo mugiye ndashaka kujya gushima kino kizibe tuza mbese abo yazuye se ntibari mugiye hari satani afata aguca intege kandi kibabaza abantu baguca intege ntibazi ko nahuriyemo n'Imana nigeze kubona umwana usarabaka mu rusengero gusarabaka murabizi agira gutya nkabona asarabaka nkariya aragera asarabaka aravuga mureke asarabake umuntu asarabetse ku mutumba no mu byona igihe kirekire ati mureke asarabake ku isima niba nyigeraho mureke abantu bashima Imana bafite impamvu nyinshi aho bahuye n'ibyatumye ashima Imana ntiyakagira upfunda ishimwe ryawe ntiyarahari hari abantu batazi ibyo urovugisha mu butayu hari abantu batari bazi ibyo urovugisha mu Rwanda hari abantu bashinzwe gupfobya bakandagira umuntu akakugira urwo natari kudushime twawe reka mabwire niba ari indazi rya 50 yatanze bishimye yabikoze nta muntu umuhana hari ibintu bituyobe biti byo mu rugo shima Imana rwose yego nigeze ko umuntu shima Imana akora agatebe gatoki nushaka uko dupfa kuba ibyo ukora urimo urabikurura ahantu wagiye mu ndege umunsi umwe ntabwo bizatubagirwa kujyana n'umuntu agenda mu ndege niba ari umukongomani nabona ko ari igikapu niba ari umugande ari umugande yavamo prosco aravuga muvuye kure kabisa hanyuma nahita bani amana usiko amapfobya amashini batazi amateka reka buriya niki hari n'ahantu ugera kubera umwanya urimo na kaminuza urimo naho wicaye n'umwanya nawe ngaho bashaka gupfobeza amateka ariko mu izina rya Yesu ntukemere ikintu kimwe gipfobya ibyo Imana yakoze ntibari bahari abantu icyenda bari hari bari gupfoberezwa amashini hari bari gukubitirwa se amashini Dawidi yahuye na Miriam ari umwana muri perezidansi utazi ntacyo yarazi yize heza yabayeho neza imbere yari hari ahura na Dawidi uvuye mu ntama mu biki wacitse amacuma iki hano hari abantu babondeza kandi bakagira Imana ikabacisha n'abantu bagati bagatamuka akongera agaturitsa agatamuka arano mu buzima bwo guturitsa nta nzira ari hari barinze bagana w'icyo baturitsa Imana ishimwe cyane hari abantu ubuzima bwabo nta mwana wari kuva ari abana kugira bamenye gutya ni uguturitsa agaturitsa birekwa rikaza agaturitsa kigasegondari agaturitsa ntagira umuntu n'ubu upfobya ishimwe ryawe hari abantu bigaga ikigo babikanye mu gitondo bagaca mu idirishya kwiga bagasusha mu gitondo bakajya gusura batatata urukundo mu byibura muri itike bakandikira abanyakuru ba nyirarume babo wakujya he ni uguturitsa none bicaye muri kaminuza none bambaye amakoti ararangije uragatora n'icyubahiro cyangwa kugira gute ntabwo basurikije mu buzima God will make a way when there is no way. I need to making a way. Just to go to the wall. I don't know Imana which is that is hari gitacha ugacha mu gikutu ku munota munsi
bikurikije umunsi umwe Dawidi agarura isanduku y'Imana agarura yitera hejuru aririmba yibuka ineza y'Imana ngo Miriyamu akingura idirishya amusuzugurira umwami yakora ibisa n'ibingibi hanyuma agarutse Dawidi aramubwira rero wowe amateka ya Dawidi na Miriyamu ntasa nubwo bajyana mu nzu imwe nubwo bakora mu kazi kamwe nubwo bicara hamwe nubwo batekera hamwe amateka ya Miriyamu na Dawidi ntasa mujya mureka Dawidi asimuke Miriyamu yicare n'ubundi Miriyamu aricaye Dawidi ahora agasimuka nawe yasimuka aresimuka Miriyamu ari mu ishuri yiga irerivari harimo kujyana kwa muganga yivuriza mu burayi mureke abasimuke n'ubundi bakuze basimuka ariko mukajya turi guhimbaza Imana ukuri mugarukushima aba rero ni abantu aba gatatu nayivuze ni abantu amateka bapfobeza nyamureke ntukambare iryo koti ngo tuvuge udahimbaza Imana ntukicare kuri iyo ntebe ngo tuvuge udahimbaza Imana kuko natari aho ngaho warahicaye ndashima Imana yuko ko kwicara ngaha uva hariya ugakata hariya buri wese abitse ikona yahuriyemo n'Imana niyo wariswa n'umwana wawe ntiyanyuma nigeze kubona Imana nigeze kubona umurashima aravuga ngo ndashima Imana ikujyana muri salo kwiyogoshesha ukajya muri salo bakakwambika akayisume hano hari abantu baharuje inzeru bakaguharura none wambaye kurakubitamo bagaharura bakabitambika bakabisigamo hagati ntihakagire upfobya nanze kuvuga b'inzara reka mbacane hano abantu biganye urubaho ruratota indi forume iracika hano abantu bambaye imyenda y'abagore ari abagabo rero ntihakagire upfobya ishimwe amateka ya Miriyamu na Dawidi ntasa mugeza akaboko uyu mugoroba umubwire ngo nubwo twicaranye nubwo wenda twigana nubwo tuziranye ariko amateka ya Dawidi na Miriyamu agira ati hano hari abantu bafite inzobe atari kubaguza umukorogo ahubwo ari amateka ahindutse abagatatu abambere navuze abishima mbere gushima ishimwe ribizwa muri bibazo bindi gucika intege n'abandi abakane ni abitwa ni ibisanzwe ibyo byose kuri gasa iyo yabyutse ni ibisanzwe kujya ni ibisanzwe kwambara ni ibisanzwe kubarize kaminuza ni ibisanzwe ni ibisanzwe ibintu byose nta mpamvu yo gushima ni ibisanzwe reka mbabwire niba ushaka kugaruka gushima Imana nta kintu na kimwe ku buzima bwawe Imana yakoze gisanzwe turi abantu bo mu bidasanzwe niyo mpamvu dushima Imana mu izina rya Yesu niba ukinisha ibisanzwe ibintu byose ukabigira ibisanzwe uzambaze Samweli dore akoresheje mu fundraising warwaye kura amarira ayo marira turira tujya wirira ntabwo ari ibisanzwe bandi ibisanzwe Yesu wakizwe ibambe ni ibisanzwe arajya ni ibisanzwe ikirayi kikamanuka hano kikamanuka kikagera mu nda kikicaramo ni ibisanzwe n'ukuri nabwishuri uwo muntu yagomba kujya mu Buhinde yarabuze amarira kugira ngo amarira yabure iminsi 3 yo kugeza mu Buhinde twatanze $8,500 abantu barenga 30 bateranyije no kuri asi ibisanzwe nabonye umuntu kujya muri toilette mu imyanya ijyana gusora umwanda yarayobye ijya mu maraso amaze amezi 6 muri wa Faisal yabaye ubururu kuko umwanda ujya hatagomba kujya no kujya muri toilette ukajya mu ntabwo ibisanzwe
no kuzinduka ukagenda. Ejo mu minsi 3 inishize umukobwa witwa Gisele wapfuye mwabonye wese yampamagaye aciyemo icyumweru arambwira muri imvanga ndashaka gukora konseri kandi uzaze kwigishamo. Twari tumaze kwivugana no guhumeka sibisabye yagiye. Rero hari abantu iyo batabera ubushima bamubuzima bw'ibisano gutamuka ni ibisano. Hari abantu bazamura akaboko mu gitondo nikazamuka. Hari abantu uyu muhanda wirirwa muva Kigali mugaruka mugira mute uriya muhanda umaze kwica abantu batabarika ataruko ari bari atari iki cyose abantu bapfuye muri bari no kugenda Kigali ukagaruka ntabwo ari isano. Nta kimwe gisanzwe ku buzima bwawe. Kwicara muri kaminuza si ibisanzwe, kubyara si ibisanzwe, kwambara si ibisanzwe, useka si ibisanzwe. Hano batega ko gushima ni abantu bo mu bintu byose ibisanzwe. Ndashaka kugira ko nta kontara ufitanye n'Imana n'imwe, kuko ntawe yakoreye ibyo wowe utagukoreye kugira ngo ni ibisanzwe. Hariya umuntu yakwereka ko atari ibisanzwe. Rusororo tugeze Rusororo aba amaposteri y'abantu bose, abasaza b'imyaka 90 b'amakaruvati bafite n'ingofero, imyaka 10-20, abamama beza bakenyeye uzarebe barakurusha n'ubwiza, abakobwa beza. Yewe ifoto ziri hariya zambereka ngo bujya ni iki watanze mwana cyatumye wiga, cyatumye ukora kugeza menya ntuwagiye abagore beza bitonda ntabwo wari uzi no kwitaba telefone ntabwo ari ibisanzwe. Muzi abantu muri ubu wicaye mwagororotse umeze neza. Muzi abantu bicaye bari kwa muganga badashobora kwicara umunota n'umwe. Nushaka ujye uzamura akaguru ngo ntabwo ari ibisanzwe. Imana y'Imana mu bidasanzwe ubona ikora byose bidasanzwe ihora iri gukorera ibidasanzwe. Bafasha n'abanyamura abakozi b'Imana. Reka nugero kiri no kuba mwicaye kuri izi ntebe mugikorera Imana ntabwo ari ibisanzwe. Izo ntebe mwicaye bamwe muri mu maririmbyi, abandi muri mu bayobozi, abandi turaga izi ntebe twicaho ziragerera ziro muri kwirigera, arabo zakubisana hepfo, arabo zakubisanga ntabwo ari ibisanzwe. Umukozi w'Imana mbere muri Covid n'umukozi w'Imana ukomeye ubacuruza urwagwa n'ikigage ahantu hamwe hano hafi ndashaka kubwiza ntabwo ari ibisanzwe. No kumukira umuntu w'Imana, no kumukigenda, no kumukivuga Yesu ntabwo ari ibi. Wibuke ko nta kontra nimwe kifitanye na Yesu iyo mvuye ngo iba mu idasanzwe. Kandi ibisanzwe ni munsi twihana. No guteka kuri gaze bigashya ugacogokora ntabwo ari ibisanzwe. Ni bangahe zaturikanye? Neze kwa gatanu. Uwa gatanu uwa mbere murabibuka ninde? Abagira bati uwa kabiri ishimwe riburizwamo, uwa gatatu ucibwa intege w'ibyo Imana yakoze batari bahari batazi n'abahure n'Imana. Uwa kane ni ibisanzwe. Uwa gatanu ni umuntu ushaka kuvuga ujye kwibone bwo mu mutima ibyo Imana ikoze akabyita ko Imana ikoze ariko akumva nawe Imana yankore ubukwe ariko none ari umukobwa mwiza ushakishwa n'abasore benshi. Nize kaminuza ndayirangiza ariko nari umuhanga kuba muri primaire cyane umuhanga. Sako cyangwa nanga muri natsina kuri kumano utari hari are we. Uyu ni wamubona akazi akabiri Imana mu bana nubwo mbonye akazi ariko buriya n'ubona akazi ntabwo nari kuzakabura ko n'ubundi CV yanjye inyemera kubona akazi. Aba ni abantu Imana irwanya yiyemeje. N'ubundi Imana yanzamuye my promotion ko ubundi ngiye gukoza wakazi usobanutse bandi bose bapika.
kintu of course narifite connection arutuziranye yari kuzagira gute hari urubanza navuye muri gereza ariko muri naho kirabanye na fandi n'abantu bashaka gufata Imana bakayibangikanya n'ibindi abo rero yakize n'ibembe aremera muri ubona kize kamwe vraiment nakize ariko n'ubundi se ari kuzapfira hari ari kuzagakira so matter of time ari kuzagakira baba we Imana babwirwanya bibona kandi abicisha mu kuri ikabagira ibi rero mpamvu buriya Imana iratangaje ijya mu bukwe bw'ikana kuko ituzi ijya mu bukwe bw'ikana uraza ko bari kunagera kuri baravuga izuba hano niyo mwari wagira ngo ajya kubiza nka murarize nimwe yo kugendagenda kwinshi abo ni baragenda ariko bipako yavuze kubona aho rifata ariko muhumure twabwije niyo bakora no bati twavuga ariko turavuga ngo twabwe dushima abandi cyenda bari niyo mpamvu buriye mu bukwe bw'ikana yarebye ubwibone byavuga iti rero abantu nubwo ngiye gutubura vino nubwo ngiye kubaha indi vino ninjya mu bishake byabo bya bindi arimo vino ya mbere nkaza kuba ariho mpera ntubura ikiriwe n'iki baraza kuvuga yuko yego yatubuye ariko harimo n'akacu hasi yabikoze ariko harimo kanaka niyo mpamvu bamaze gukizwa kenshi Imana ibanza kugeza imbere bya jage bya mbere niyo mpamvu akenshi Imana ibanza kubaza igatera umunyari ibijage bya mbere ngo icyubahiro kizabe cyane kizabe cyane mu izina rya Yesu iravuga rero ndabazi nimpera kuri jage zabo nimpera kuri ningwa akazi nkurikije bya bindi byabo muzarebe niyo mpamvu Imana igira n'inzira idasa niyo uri kuzaribaho niyo mpamvu ujya mu bukwe ikareba muri nkuru ukwe ugakoresha ababyeyi bawe n'abandi inshuti zawe uzajya muri jage yawe yatumye nta vino yanjye cyangwa reka maze no kuyiba jage hasi abantu barabaje baranta baransiga burakazi narize juste nuko bijage byawe baze bijye hirya navuye muri kaminuza mfite umunyabwenge hajya kudepoza bikanga nuko ikuzi uko ni kudepoza na kaminuza yawe biranga kugeza izaguhera akazi ko ndakabonye Imana ndagushimye Imana ikunda amashimwe atarimo ibijage by'abandi kubituza ubwibone bwacu ize kwandikiriza ibintu byose twiringiraga uzana ukuntu waje muri kaminuza mwese mumwenge yabarangije uzana ukuntu yabagerageza ibintu hirya ugera muri kaminuza umeze nk'urota kuko twagera muri kaminuza kuko tumeze nk'abarota ngwapfaga munyagi ngo twe tumeze nk'abarota araburije muri kaminuza akamera nk'urota maze impamvu ni uko itegereje hasi ibijage bya mbere turiyemera tukavuga hanyuma bakugere muvome intango muzina ntango ikandagira ukarabe naho abayuda bajya gukarabira mbere yo kwinjira mu ikandagira ukarabe muvane muri za jage zanyu kugera muzane ikandagira ukarabe niyo mpamvu mu icyubahiro cyayo ishimwe ryayo itazaribanga n'irindi ikoresha ibitakoreka igaca mu nzira zidacamo ngo muzarimo mu icyubahiro cyari kibona mu izina rya Yesu wize mu bitangaza Imana ikurangiza mu bitangaza ushaka mu bitangaza wiga mu bitangaza ibintu byose bari kubitangaza kwa ishimwe ryayo ibijyanye iratuzi turabibone mu mutima tuzi kuvanga amajage yayo n'ayayo tuzi kuvuga ngo vino yayitanze ariko vino iravanga abantu abibone mu mutima Imana irabarwanya abantu ntibamurwe ngo genda ariko jyewe nubwo yabikoze ariko ntari kuzakira ibintu byari kuzagenda ikizamini nagitsinze ariko nunatsinze byinshi uramwari munarimetirije uramwari munabuze uko abaza abashaka uko tutagize ku izamini ngo akaboko gahinduke pararize urari mu mukuru ibishimana ishimba ko twatsinze ibizamini ko burangewe hari ibintu nzi ko amanota agira amaze kuyizera buriya ndayazi abibone biki n'ibyo ushoboye ubyigitirira Imana igeze kwa kangahe wa gatandatu ko tubajyanye iyo wa gatandatu rero ni umuntu kubera amateka ariko yarabaje kubera amateka n'ubutayu bw'igihe kirekire niyo Imana ikoze bimunanira kwizera ko Imana yakoze ni ukuri muntu aravuga ati waye promoted mumeke mari imyaka 3 ngakora nahuye n'akazi banyirukana wamumaye imyaka 3 nimara gufatisha imyaka 3 nzazanyisha hari abana disa amateka arabahamuye Imana ibwembura mugabo ikabona stock iruzuye ararota abantu baje kuyiba akaruta abantu bamutwaye akaruta bamufunze kuri botike abantu twari turi kumwe n'igishanga mu gitero cya Irayi giherutse nabwo umuntu umwe umukozi w'Imana
amateka y'ubutayu ati ubutizira n'Imana koze buriya umuntu wese ukize ibere ati baye gatoya uretse amazi ntaraba gatatu ntukapfa kwihuta mugiye gushima harabona ukora amateka y'ubutayu barakubiswe Imana mubite mugire neza amateka Imana ndabiswe uretse gatoya Imana mutangiye kumwambika imyenda itangiye kuza kubera kuba tiratira imyenda aravuga ati nakureka bakabatibaza agasenyura akagera ahisha imyenda muri bare kandi aramarika imyenda amateka y'ubutayu agatsindwa mu bantu umukozi w'Imana umwe mushiki wanjye nabonye ku rubuga yaraguze imodoka yakora umuntu aguze imodoka barashima ajyanye bati Imana amuhaye imodoka nawe uracira Imana mbere n'umukozi w'Imana ndura nawe nzashima Imana ko Imana amuhaye imodoka nziza rwose ikamodoka keza karava rwose keza simanutse ku isoko y'umujyi turakubita ngasimbuka Imana wishimye cyane nsoka modoka yiyereka nyirabiko n'ibiganza gisanubisha mu Imana igereza abakozi b'Imana bora umugabo ntaseka amateka y'ubutayu utinda mu butayu n'Imana yagusubiza kugeza bikanga uzi ko hano bose imyaka muri kaminuza y'Ibatako hajya muri kaminuza y'u Rwanda yageze ahantu batangira lisite bari barabasoma asoma afite ubwoba ati ntabwo nazamara kuri lisite amateka ashobora guhambura wakoze bagusohora mu rugo ukura kata gusohora wagera no mu rugo ukunga bazamutora amato kandi ukunga bazamutora mukuru mpamvu bacu yamutora yagiye kubaza kuzaza ariko Imana bakize amateka y'ubutayu bagaruka mu kintu ari umugabo namubaza ndetse byagenze gute ariko arambwira ati umukozi batigana kujya kuririmba ndazanuzana tuzi ko yamodoka gise kuri ibintu sinabimenya kubera ubutayu bw'icamaruka ntabwo gisozi n'amaguru yabaye icupa gicamo kuburyo yasohotse asiga imodoka muri parikingi aricucumukira n'amaguru kuri makamaruka ajya hasi amateka y'ubutayu Imana ibukije ibembe uruganda rwagutse uri kunanira kubyize ariko urabikora bikemera avuga ngo urabikora bikemera ivuga amateka y'ubutayu hano hari abantu abakobwa baravuga bati ndagukunda tuzabana ati yakibuka umujyi wabo aho baturuka yakibuka note yakoretse gatoya kubana akavuga no atari ngombwa ari kubera ubutayu nuko cyane uvuga Yesu uvuga amateka y'ubutayu mu izina rya Yesu uramuze Yesu akajya yitegereza mu gatima yakoze ubugati muri Yesu birembera ariko umugabo umusubije muri beka ntabwo umushoferi amurindire atereka se igikwiko muri byari byazo niba ubura bizazana y'ubutayu reka mumure bizazana y'ubutayu abantu Imana ikora ariko kubyizera akajya aremeza Imana ngo ikibanza ati nyamara wa mugabo wanjye ushatse kino kibanza twakigusha twari tuzi ibanza ntabwo tuzubaka kandi ni gukwiza no kwiza wayubakamo ikibanza ikamugura cyangwa tuzatugurisha n'abakomisiyoneri amateka y'ubutayu arakwica wamara kuzuza yakajyase miliyoni 30 utereka kugurisha rero twigura intoya nta wamenye ibisura giruye ko ari habuke abandi 9 ari twagejeje kwa karindwi two barangiye iminota ikabikwiriyemo neza kwa karindwi amen abadisi bigishimwe iri kimwe ya muri amara gukira ibembe ibintu by'akarinde cyo by'isi bikaza barabona umuntu yo munashimeka gukira Imana mugore ati kubona cyo cyakimure ari abantu satani y'ibishimwe ahamenye iyo byarende agashinduka bati Imana nzagushima akibwa ishimwe yagira amahirwe akora unazamuye akaboko ati ndashima Imana yuko Imana ngiye amatungo y'inka yanjye inka zanjye ntizipfe mu ndwara zabayo ati yo tuvuge nani ati no kuri yanjye yahitse twese yagize Imana imwibutsa ndashima Imana muri no minsi nabonye promotion ati yo ati ko nanjye ko weretse kunyogeza cyangwa nyogeza ngana ariko kura kuri peya wa mu kidani wanyogeza ngana arabandi Imana igira gutika gutera akantu muri muramufasha yigati nzajya kwishyurira ino service yazaga kubona tudashima
mbona nyine muri kaminuza mbese ni abantu satani abiba amashimwe abantu kimwe gusana kw'ibishimwe uravuga ngo gushime agatekereza ibintu gushima akakibura neza akirimbira kwasi akaneza umuze kwajya kuri uyu munsi kuri ino tariki twaje gushima Imana impamvu ufite zo kwishima izihe no n'ubu ngubu urimo urabwiriza uwari umuntu utari hamwe mbere ko wiga amashimwe uwari uri kuri WhatsApp wicara kuri WhatsApp cyangwa kuri telefone uyaranye n'ukuri ariko umwuka w'ishimwe ryawe ni umwuka mubi ugweza mu bata mu izina rya Yesu uwa kangahe wa munani katsubiremo hanyuma babiri hanyuma bavuge senga Imana ibyishimo byibageza gushima iri burizwamo n'ibindi bibazo bikuzungurutse ucibwa intege n'abandi ni ibisanzwe bandi bisanzwe ubwibone bw'umutima yabikoze ariko hanyuma kutizera ikimanza kubera amateka kwibwishime icya munani mu mutima shimwe ryakiriritse mu mutima ni ukuri injyajya y'idini ni ukuri ntabwo meze nk'uriya mubembe wiruka ni mu mutima umutima nturapasuka siriyasi inzu mu mutima umwana mu mutima segonderi mu mutima school fees mu mutima yewe buriya uwampa umwanya nkavuga sinabona naho bikweza ni mu biriya byo gusimbagurika biriya nibyo abantu b'abasore iyo turimo turasha Imana tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe umutima we mbega umunyedini mbega ijyajya umunyedini ubundi wayisabiye mu mutima ubundi uzagusubije mu mutima niba jya bavuga jya bivuga nta n'ubwo mwabona umwanya muma ni birebire ni byinshi amina rekeraho Dawidi avuga mu nzira y'imbazi Uwiteka iminsi yanjye yose ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye begera upakeye umutima ariko mu mugoroba ugeze aho durira uyu mugoroba uri muri bisi uyu mugoroba wicaye muri factory uvuga ngo bya bintu byo mutima nasanze yuko atarubika mu mutima babwire ukuntu ukuntu umeze iyo ubitse ishimwe ryo mu mutima ubitse igitangaza cy'undi uriya iyo ubitse ishimwe ryo mu mutima ubitse igitangaza cy'undi mwari muzi ko niyo ntaza nkavuga ngaha tugasohora amashimwe mu mutima dufite aha ngaha ariko nanone Imana sinabona uko bisobanura ariko rondora imitima ntabwo yaje kurondora umutima Imana ishaka kurondora imitima amashimwe iza kurondora umutima irondora ibyaha biri ntabwo iza kurondora imitima iri amashimwe ariko wowe ureba ibyo ahiherereye urashyira ahiherereye se ahiherereye umutima n'abantu basigaye bavuga ibintu byinshi atagira n'uvuga reka nice bikiri ku Mana ubyumve abandi icyenda bari he aracyabitse mu mutima ariko wa Musamariya agarukana ijwi rirenge aravuga ngo garutse kujya gute mutima hanyuma abantu bandangiza soza baracyabitegura baracyabikusanya neza barimo kurajya kubereka baracyabigaraganya ngo jaride bazirangira nizirangira korotire niyo bazaza byarangiye byose ariko bazibizaho mu universite y'urugo bwabo baracyabitegura ngo bikatoga bazabizana graduation yabo baracyabitegura bahora babitegura bahora bacyabitegura wemetse gatoya nzabihuza n'ibi byose banjye nabize neza kuri graduation ntababivuga ariko graduation uzana ku mwanya mutoya wazageze gatoya abantu nkanarongora nkabikusanya wemetse gatoya ndacyagegera uze wemetse urugenda abamo byose tubikusanyije hamwe
nshaka kugura n'agakweto nzajyana gushima n'agakositimu. Ariko madamu waba uretse ukazaguza ikibanza twaguze, none tukazagiza na mwana wacu uje anniversaire y'imyaka 5, none ya promotion ku kazi tukazabihuriza hamwe, none ahora bihuriza hamwe. Mwe muretse ndacyabitegura. Umusamariya yikubise imbere ya Yesu aje kumushima, arimo abaza ngo abandi baracyari he, baracyabitegura. Ngiye gusenga Imana. Mwanyibera tukihana, mwanyibera mwabarokore mwe tukihana, mwanyibera namwe nawe utaramwizera uyu munsi ukavuga ngo nanjye nawe ubwo bikomeye akwizera, mwanyibera umunsi ukavuga ngo ariko ni 9 nibonye he ngo kuri basenge Imana muzira. Abandi 9 bari hehe? Bari mu byishimo byabajyanye kuri Imana. Abandi 9 bari hehe? Ishimo ryabo ryaburijwemo n'ibibazo bizungurutse. Abandi 9 bari hehe? Babaye nibisanzwe. Abandi 9 bari hehe? Baciye intege, amapfitsime arapfubwa akubitwa hasi. Abandi 9 bari hehe? Ubwibone bwo mu mutima babujije guheza Imana icyubahiro no kwisubiza icyubahiro cyabo. Abandi 9 bari he? Byabananiye kwizera ibyo Imana yakoze, baracyashidikanya, aracyabaza gusinya kontra ngo wemere ko Imana amuhaye akazi, aracyashidikanya icyo Imana yakoze, ariko garukushime bizina bya Yesu. Abandi 9 bari hehe? Abandi 9 bari bibwe ishimwe ry'Imana. Abandi 9 bari he? Baba ari mashimwe y'umutima, abitsi bitangiza by'abandi. Abandi 9 bari hehe? Baracyabitegura, hanyuma byinshi bazagiraho. Zamura koko niba ari cyushyikivuze mu mwami Yesu nisanze ni kenga ndihanye ndagarutse n'ubiri kujya ntawubwira n'umwe wowe zamura koko aho wose mvuze kandi ntubivuga muri rusange hahandi navuze hahandi yagutsinze hahandi yakunaniwe ubwira se mu Yesu icyo ukora muri garukushime yo kuri kino cyo kuri uko gatandatu muri kino cyumweru turame imbere y'Imana ku itariki 17 ubwira se mu Yesu ndagarutse gatse cyashimo ryanjye nabonye byapfiriye nabonye amasigaye ndihanye ariko ndashaka ko rushima ibibazo mu izina Yesu ikubira mu bakora ibikomeye nanjye muzamura amaboko ibyo ko bikomeye natwe tumuzamura amaboko natwe turashobora turamuhimbaje ijambo ryawe nizima ijambo ryawe rakomeye ijambo ry'ubutware ijambo ry'anyeganyeza ijambo ry'amukiza mwami twabavuga mu gushima ariko tubonye impamvu 9 mwami tubonye impamvu 9 tubonye impamvu 9 twibonyemo abakobwa bibonyemo abasore bibonyemo abagabo bibonyemo bibonyemo ariko twaje gutobora mu izina rya Yesu tubabare tutanga cyo tugushime turaba satani yaturiganje muri 9 tuba cyumba barye utkweze amaso atware uyu mubapfumo kuzamura amaboko ababo twose kugushima twibutse neza yawe twibutse kugenda kwawe twibutse amaboko yawe nami twamushitse mwibaje data urakoze mwana. Aya magambo n'ubutovuze mu mwanya mutoya, aya magambo agira imbaraga, aya magambo agira imbaraga n'ibindi gusa n'ibyo kuza guterura gusa iri jambo rigira imbaraga risenya ibihome rero bishyashya agaruka tugushinge agaruka tuguhimbaze kuko Imana ikomeye mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, turaguhimbaje turagushimye turaguhimbaje tugushyizwe no kuri Imana nziza mu izina rya Yesu. Amen. Tujyagaze reka nibicara nabicaye baguruke mu gihe cy'ibyo izina rya Yesu. Nagira ngo hari umuntu agize amahirwe muri yicara nabo ku cyuma nibarekera yibikira umuntu kwegereye uriya avuga ngo kwatura kuramira mubwira uti muri bya biravuze 9 rero dore icyanjye ngiki urakukeneza icyanjye ngiki kandi unsengera iki kintu rwose kirangire mu izina rya Yesu. Uwo muntu